Yeah. Bimeze bantu banjye nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi ndagira ngo twivugire kuri update y'urubanza rwo bita Ndagijimana Eric uzwi nka Exidila ukurikiranyweho icyaha cyo kwiba telefoni ya The Ben. Nkuko mubyibuka ukwezi gushize nibwo inkuru yagiye hanze ndetse iratrendinga cyane ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Inkuru yavugaga yuko uwo bita Exidila ariwe ukekwa cyangwa se ibimenyetso byinshi byerekanaga ko ariwe ukeka ko yaribye telefoni y'umuhanzi cyangwa se cyamamare The Ben ubwo yari yakoreye igitaramo Karundura cyangwa se Mbatura mugabo mu gihugu cy'u Burundi. Nkuko mwese mubyibuka nyuma y'ibura rya telefoni ya The Ben iperereza ryahise ritangira. Ibyakurikiye nuko baje gusanga cyangwa se bakoresheje ubuhanga bwa tracking baje gusanga ko telefoni yabarizwaga aho bita i Nyarugenge ndetse ari naho Exidila atuye. Icyo gihe rero bimwe mu bimenyetso byatangwaga cyangwa se byashyirwaga hanze ndetse bigatuma uwo bita Exidila akomeza gukekwaho cyane kari we ushobora kuba waribye ino telefone ngo nuko yabarizwaga cyangwa se mu ijoro ry'igitaramo The Ben yaperforminzemo. Bamwe bavuze yuko cyangwa se abatanga buhamya bavuze yuko biboneye uwo bita Exidila yicara mu mwanya wa The Ben ubwo yarahagurutse cyangwa se ubwo iki cyama cyagurutse kigiye kuri stage. Ibindi byakomeje nuko Exidila atigeze ategereza ngo The Ben ana performing ahubwo ngo yahise agenda ndetse iryo joro ahita ataha aba mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'ibyo byose rero hakurikijwe ubuhanga cyangwa se technology yubakiye muri phone ya iPhone icyo bita tracking baje gusanga telefoni nkuko twabivuze iraho bita i Nyarugenge ari naho uwo bita Exidila atuye. Ibyo byose rero bikahita bituma uwo bita Exidila yarafashwe nka suspect cyangwa se ukekwaho cyaha cyo kwiba telefoni ya The Ben ndetse nacyo cyatumye ahita atabwa muri yombi n'urwego rwa leta. Nyuma yaho umutanga buhamya witwa Aimable Musinga yatanze ubuhamya avuga yuko uwo bita Exidila yari yigeze kumuhamagara ubwo yari mu gihugu cya Tanzania akamubwira yuko amufitiye ikiraka cy'icyo kiraka nta kindi cyari cyo kwiba telefoni ya The Ben mu gihugu cy'u Burundi ngo kandi ko yagombaga guhabwa miliyoni 5. Uyu mutanga buhamya avuga yuko icyo kiraka yacyanze avuga yuko ayo mafaranga yari makeya ndetse kubera ko ataraziranye na The Ben ahitamo kutijandika ngo muri icyo cyaha. Kuri uyu wa mbere rero isaa 3 za mu gitondo itariki 16 Ugushyingo 2023 nibwo uwitwa Eric Ndagijimana cyangwa se Exidila yagejejwe muri sare ifite nimero 2 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Icyagariye Exidila mu rukiko nta kindi nuko Exidila yaraje kuburana cyangwa se kujurira icyemezo cy'urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge rwamukatiye gufungwa iminsi 30 y'agateganyo muri gereza aho akurikiranywe icyaha cyo kwiba telefone y'icyamamare Tiger The Ben. Exidila kigera mu rukiko yisobanuye avuga ko umutanga buhamya wamushinje mu bugenzacyaha ubuhamya bwe budakwiye guhabwa agaciro bitewe ngo nuko ngo bidashoboka ko ushobora guhabwa ikiraka cya miliyoni 5 ugiye kwiba telefoni ya miliyoni 1,400. Aho nga turavuga ngo iPhone 14 Pro Max. Mu magambo ye ubwo yavugaga ati ni gute ushobora kujya kwiba telefoni ya miliyoni 1,400 ngo noneho ngo ugahabwa miliyoni 5 nk'igihembo. Ubwo yarimo avuga ku buhamya bwatanzwe no bita Aimable Musinga we yivugiye ko Exidila yamupropoje iyo gahunda ubwo bita Aimable Musinga yari mu gihugu cya Tanzania ariko bikaza kurangira icyo cyaka acyanze. Uyu Exidila yakomeje avuga ko ngo ubuhamya bwa Aimable Musinga cyangwa se Pilato butagakwiye guhabwa agaciro ngo kuko nubundi ngo nta mpamvu yo kumushinja ibinatibone ngo kuko atigeze akandagira no mu gihugu cy'u Burundi. Muri make ngo bita Pilato ibyo avuga ngo ntabyazi. Kimwe mu byibanze ubushinjacyaha bwashingiyeho nuko bwavuze ko ikoranabuhanga rya tracking ryobakiye muri iPhone ryagaragaje ko telefoni yasanzwe bita Nyarugenge hafi neza naho ubita Exidila atuye. Bakavuga ati none si yo coincidence ishoka gute? Ni gute Exidila yakwicara ku ntebe ya The Ben Burundi agataha igitaramo gitarangiye telefoni by tracking bakatayisanga hafi y'urugo rwa Exidila mu mujyi wa Kigali muri telefoni yibiwe mu gihugu cy'u Burundi. Ku ngingo yuko Exidila yatashye igitaramo kitarangiye yavuze yuko ngo yatashye ngo kwa yagiranye ikibazo cyangwa se yaraserereye no bita Alex Muyoboke ngo bapfuye ibintu by'amatike mu ijoro ryo kuri 30 Ukwakira 2023. Mu byibuka icyo cyari igitaramo cy'abanyamafaranga cyangwa se cyabanzirizaga igitaramo nyir'ubwite cyabaye ku itariki ya 1 Ukwakira 2023. Uwo bisa Exidila ngo ngewe impamvu natashye mbere ngo nuko yako nagiranye ngo ikibazo ngo mu ijoro ryari ryahise no bita
Alex Muyoboke. Nyuma yo kumva iby'ubujurire rero uwo bita Exidira yavuze ati nyaboneka ngo nimunde kure mburane ndi hanze rwose mwuka byaramwete munde kure nzakurikiranwe ndi hanze ngo ntafunze ngo n'ikimenyimenye rwose ngo ntaga njyewe ngo wibye ngo telefoni ngo ya Debeni. Icyo gihe metre umuburanira yasavuga ati ngiye nishingiye umukiriya wanje ati agomba kuburana ari hanze ati naje aramutse abuze ninge wabibazwa ibintu nk'ibyo. So umwanzuro rero ngo urukiko ubujurire bw'uyu Exidira ngo nuko uzasomwa ku itariki 17 ugushyingo 2023 saa 8 z'amanywa. Ubwo ni ku itariki 17 muri uku kwezi nkuko nabibabwiye. Mbibutsa yuko kugeza uyu munsi iminsi 38 irashize ubita Exidira atawe muri yombi. Mbibutsa ko yatawe muri yombi ku itariki 5 ukwakira 2023. Aka kanya akaba arimo kubarizwa mu igororero rya Nyarugenge riri imageragera cyangwa se dukunze kwita i Madrid. Ngayo nguko. So tutaribagirwa gato ku kijyanye n'agaciro ka telefoni $1,400,000 ndetse n'ijyanye n'igihembo cyari guhabwa uwayizanye nuko abashinja bavuze ko iyo telefone agaciro kayo ni $1,400,000 ariko ibya biri muri iyo telefone bifite agaciro kugeza na n'uyu munsi ngo butarabasha kuba bwashyira umubare hanze ariko ko bizabigaragariza urukiko mu minsi iri imbere. Mu magambo make ni nko kuvuga ngo ibyaye biri muri iyo telefone nibyo bifite agaciro ku buryo uwashakaga cyangwa wasa yitumye uwo muntu niwe wari uzi agaciro bifite kuko yari yemeye gutanga $5,000,000 ngo bamuzanire iyo telefoni. Uwo muntu ninde ntituramumenya gusa benshi baramukeka. Ubwo reka dutegereze tuzarebe ko urukiko ruzashyira ukuri kose nyuma y'uru rubanza ndetse byaba ngombwa n'abamutumye bakamenyekana ndetse nabo ibibakwiye bakabihabwa. Ngayo nguko ni Babala turi kumwe 5 Stay tuned. Yes, muri rwego rero mitambura umwanya gutanga ubutumwa ku banyeshuri b'abanyarwanda bashaka kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa batsindiye scholarship za masters bakiga amasomo arimo civil engineering, business administration, accounting, applied economics, mechanical, urabibona byose bireba tourism management, electrical engineering, mining engineering, software engineering, environmental science and engineering, safety science and engineering, chemical engineering and technology, finance, logistics, marketing. Ngira ngo murabona details aho hasi murazibona, nimero ziriho ndetse na email iriho kabisa, ubundi mukabegera bakabahereza details uko zikwiriye cyangwa se ibikenerwa byose, ubundi mukerekeza mu gihugu cy'Ubushinwa kurangiza cyangwa se kuminuza. Mbibutsa ko Ubushinwa ari kimwe mu bihugu bya mbere ku isi mu kintu kijyanye na science na technology ndetse no mu yandi masomo atandukanye, ndetse abahanga bavuga ko mu minsi iri imbere ari cyo gihugu cya mbere kiba kiyoboye, ndetse mu cyanye na education kuri science igihugu cy'Ubushinwa kiri imbere muri science na technology, benshi baklasa Ubushinwa nk'igihugu cya mbere ku isi. So abana bifuza tsindira scholarship mu gihugu cy'Ubushinwa mu bijyanye na masters, ubwo namwe murabibona ndetse murabibona ko bagenzi banyu bo bamaze no kugerayo kera baragiye pe. Ngira ngo icyo mugomba gukora mwabibonye, usubize urebe nimero urazibona, ngira ngo ukore screenshot hano kabisa, ubundi ujye gutyaza ubwenge. You never know, muri future kabisa uzaba uri bright ku bijyanye n'isoko ry'umurimo. Ngaye nguko ni 5 I swear for the risk, I hope that I take it easy.